Reka nsuhuze cyangwa se nkuramutse nkwifuriza kugubwa neza aho waba uherereye hose. Iburasirazuba, iburengerazuba, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Namwe amajyaruguru, amajyepfo, namwe aho muri turabasuhuje mu mujyi wa Kigali. Ntabwo namwe twabibagirwa, tubahaye ikaze kuri uwo murongo w'Isumbwe TV. Ntabwo twakwibagirwa rero abari hanze y'imbibi z'u Rwanda, hakurya y'amazi magari aho ngaho rwota Amasimbi, diaspora yose ayiherereye, mwese mugubwe neza kandi tubahaye ikaze. Iyi ni Isumbwe TV rero nk'ibisanzwe, njyewe Ndiyaremye Bernard. Reka uyu munsi dukomeze ikiganiro cyacu, uko bwira buga cyane ko wenda tugenda tuzana ibintu bishya cyangwa se tujya ku tuntu n'utundi. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ko mbazaniye indi nkuru nshyashya y'indi kampani yavutse inyuma ya Dira Equipment. Muzi ko nababwiye iyo bita Waka Nation. Ubu rero hadutse iyindi noneho yitwa Smart Waka. Smart Waka nayo yaje ijya gukora kimwe na Waka Nation cyangwa se nka Dira Equipment. Izo zose ni kampani zagiye ziza ari zimwe gusa, ziba zitandukanyeho akantu gatoya. Ngira ngo rero mbwire abakunzi bacu baba badukurikiye umunsi ku wundi tubana ko tuzajya nababwiye ko nzababwira kampani nyinshi zitandukanye zigenda zikora nka Dira Equipment. Ngira ngo iyi ngiyi yaba ari iya gatatu mbazaniye. Ndaza kubaha imikorere yayo, mbahe n'amajwi amwe, mwumve uburyo ikora, mwumve n'ibyo bigamije, hanyuma muze guhita musanisha na Dira Equipment ku bantu bayibayemo, muze gusanisha mwumve itandukaniro cyangwa se mwumve aho bihuriye. Ariko byose nk'uko nabibabwiye, byose ni biza bigamije kugira ngo bisikaminge abaturage gusa. Iyi Smart Waka yo itandukaniye n'izindi. Tuzi yuko Dira Equipment yagomberaga gufungura mu gitondo bakongeraho amafaranga baguha, cyangwa se uburyo waguraga amaprodagiti yari arimo nyine, uburyo bakongeraga amafaranga. Ariko Smart Waka iyo ahubwo yo ni buri minota 60 nibwo bagenda bagira icyo baguha. Icyo gihe bikanaba ngombwa yuko ugenda uregera isaha kugira ngo wenda utaza gucikwa n'ubwo buryo bagenda batangamwo amafaranga. Naho hakaba hagenda habamo inzego zigiye zitandukanye, ku buryo umuntu bavuga ngo ageze kuri iyi tape, uyu muntu se ari mu mwanya w'icyubahiro, uyu muntu ari mu rwego rwa kabiri, gutyo gutyo. Ngira ngo rero abantu twabanye muri Dira Equipment nyine, ubwo ndavuga uburyo twayibanyemo tuyikoraho inkuru. Hari byinshi nagiye mvuga, hanyuma nkajya mbona mumbwira nabi, mugira gute. Ubwo navugaga kuri iyi ngiyi bita Waka Nation, barambwiye bati se izi mwebwe mudusubira amayira n'ubundi mugatuma izo nzira zipfa. Ariko nk'uko nabibabwiye, cyangwa se nk'uko muri buze kumva n'amajwi y'uburyo bahamagarira abantu, namwe muze kubisanisha n'ahandi hantu hose umuntu yaba aguhamagarira kujya mu kazi, hanyuma
mumbwira ahantu bashobora kuba bakwinginga nk'uko bano bakwinginga, kandi ahantu ujya nta n'ikintu ushoye nta n'iki, ariko bakaza wumva bakwinginga, wumva rwose bakwifuza cyane cyane. Ubwo rero muri buze kubisanisha, ndagira ngo mbabwire ko noneho no mu nkuru yacu itaha turi buze kubatomorera neza, tubabwire imikorere yayo akantu ku kandi, uburyo ikora, yewe na link yayo ndayifite, noneho ndayifite nuko nkiri gutegura ikiganiro neza kugira ngo kize kuza kimeze neza, kiri fresh. Ariko gatoya tudatinze, hari abantu bagiye banyandikira, hari abagiye bambaza link ya Wakanisoni, ariko ndababwira ngo Wakanisoni nta link yayo mfite gusa, ariko nta nubwo nigeze ngera no murava wo kuba nayishaka. Icya mbere nuko gusa nayibonye nkagerageza kurikirana amakuru yayo amwe namwe, nkayikoraho ikiganiro. Ahangaha rero tuzi yuko iyo dukoze inkuru nk'izi ngizi tuba turimo, hari abantu benshi tuba turimo gukoma, bataba bari buturebe neza, dushiduka batutse, batubwiye nabi, ariko nta kundi bigomba kugenda. Impande ebyiri zigomba kubaho. Burya umuntu yavuga uruhande rwiza nuko aba yabonye n'ikinyuranyo cya rwa ruhande rwiza nyine. Niyo mpamvu rero nyine ibyo natwe tuba twiteguye guhura nabyo umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Buri muntu aramutse akunzwe na bose, yaba afite ikibazo gikomeye cyane ndetse kitanoroshye. Umuntu aba agomba kugira abamukunda, akabaho n'abamwanga uko byagenda kose. Inodira equipment yagiye ikoresha amayeri menshi ashoboka, nyine uburyo bwo gushakamo amafaranga baba barabuhimbye ari bwinshi cyane, bugiye butandukanye. Ariyo mpamvu umunsi umwe nyine ibyo bakoze yabaye ngombwa ko bihagarara bikanga, bahita bashaka indi systeme bari bukoreshe, hanyuma iyo systeme ikaza imeze nk'itandukanye n'iya mbere. Ariko wagenzura neza cyangwa se wakora ubushakashatsi ugasanga nta tandukaniro, ndetse ukanasanga zose zirakora bimwe, ahubwo wenda ni utuntu dutoya bagiye bahinduraho, ariko ubundi imikorere abe yayindi. Kandi ikindi nanone, Inodira equipment si yo yonyine ikora ibingibi cyangwa se yagiye ikora ibingibi. Ni benshi nyine baza bakora ibintu nk'ibingibi, ari nayo mpamvu tubabwira yuko tuzagenda tubazanira n'abandi bagenda bakora nkabo, gusa uzajya usanga batandukanyeho akantu gatoya, ahandi bafite aho bahuriye. Ni kenshi uzajya ubona ku mbuga nkoranyambaga hari abantu bafite amafaranga menshi mu ntoki, bavuga ngo hano hari inguzanyo, hano hari akazi ukora ukinjiza amafaranga menshi cyane kandi bitakubujije kwikorera akandi kazi kawe. Aho hantu hose rero izo nzira zose naho ngaho ziba zerekeza. Mbere na mbere kubamo bisaba kuba uri umuntu w'indyarya bya hatari, ku buryo uburyo ubukoramo ni uburyo bwo kugenda nyine usikaminga abantu. Nawe urumva kugera ku muntu ugahita umwigisha kugira ngo uhite ubona uko uramutwara bitewe n'inyungu nyine uba umutezemo. Ni nacyo gituma kenshi na kenshi umukurura ku bwinshi, hanyuma wamujyana nyine ibyo utanze nawe ahita abonaho umusaruro. Ni nayo mpamvu ibitera, ariko ntago ari urukundo uwo muntu aba akunze mugenzi we kugira ngo amujyane, ahubwo ari uburyo kugira ngo nyine amugushe mu mutego kugira ngo bamwibe. Ngireho rero ugeze kuri uyu murongo aribwo bwa mbere ukore subscribe, nyamna nokore kuri iyo nzogera, hanyuma uturayikinge kugira ngo buri nkuru yose dushyizeho ujye uhita ko uyibona ako kanya. Kandi ntiwibagirwe no kuba washaringa n'abandi nabo kugira ngo bumve izi nkuru
ariyo mpamvu rero nkurarikira kuzakurikirana inkuru yacu iri bukurikire, iri buze isobanura neza smart work neza imikorere yayo nk'uko nabikubwiye. Reka rero nifurize abantu mwese kugira weekend nziza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nshimira abantu batwandikira bari muri Amerika, Kenya, Burundi ndetse no muri Tanzania. Mwese ntago nabibagirwa, mwese abantu mutwandikira mutwereka yuko muba muri kumwe natwe, turabashimiye kandi tubahoza ku mutima. Isumbwe TV rero twabwiye ko tuzajya tubacukumburira inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, tuzajya tugenda tuzibagezaho umunsi ku munsi. Gusa wenda muri iyi minsi ntabwo umuntu yakoraga neza bitewe n'uko haje kubaho ikibazo cyo kurwara, sinaba nkibasha gukora neza, ariko ndahari pe. Reka rero mbabwire yuko Isumbwe TV iri hafi kuzatanga ibihembo ku bantu bayikurikirana kurenza abandi, bandika komenti, abayarayikinga. Aho mwese niho tuzarebera uburyo tuzahemba abantu bitewe n'uburyo tubona ko badukurikirana umunsi ku wundi. Ubwo rero ni ahanyu. Reka rero dusoreze ahangaha inkuru yacu y'uyu munsi, hanyuma inkuru irambuye turi buze kuyizana hatoya. Reka rero nkubwire ngo komeza ugubwe neza, Imana ikurinde. Ciao ciao.